muraho neza, ndabashimiye cyane kuba mwongeye kuduha icyizere cyo kudutega amatwi, mwumva ibyo tubaganiriza, mwumva ibyo tubwira, story zacu za buri gihe, kandi nabashimira ko mutarambirwa ahubwo mukomeza kubyishimira. Rero nongeye nagarutse Nakimana Rebecca, twongeye tuje kuganira ku babyeyi, turaganira ku babyeyi muri rusange, haba ababyeyi b'abamama, haba ababyeyi b'abapapa. Udukurikiranye wese ikiganiro kimugirira akamaro, waba uri umukobwa, waba uri umusore, ndahamya neza ko iki kiganiro kizajya kikugirira akamaro uri uko dukurikiranye, kuko none ahangaha uri umukobwa ariko ejo ndabizi neza cyangwa se ndahamya neza ko nawe uzaba uri umumama, ubu ngubu uri umusore, ejo n'ejo bundi uzaba uri umupapa, uri umusore ejo uzaba uri umupapa, uri umukobwa ejo uzaba uri umumama. So nta muntu n'umwe duheza mu kiganiro cyacu. Rero reka tuganire ku kintu cy'ingenzi, ku kintu gikomeye kandi ikintu gikunda kuba mu bamama, mu bapapa, muri sosiyete, mu rugo iwacu, ariko ntabwo ari hose, ariko aho biba ndagira ngo tubiganire, tugerageze no kubigabanya cyangwa se tubice burundu. Murabona dufite abana, twarabyaye, turi ababyeyi, turi abantu abana bacu batezeho byinshi, turi abatanga buzima cyangwa se turi abatanga mbabazi, turi abantu abana bacu bareba ku manywa na nijoro kandi bitezeho byinshi. Ariko hari ukuntu usanga abana bacu tubarira nabi, hari ukuntu abana bacu tubabwira nabi, abana tukabahohotera, abana tukabakubita, abana tukababwira nabi. So rero ndagira ngo ingingo yacu iravuga ngo none se muri cya gihe abana bacu turi kubaganiriza, turi kubarera abana bacu mu gihe bakosheje, guhera ku mwana mutoya kugeza aho umwana atagikosa se ubundi buriya umwana udakosa atagihanwa se? Iyo niyo utamuhanye umugira inama, ariko tuvuge muri rusange nta limite. Ahubwo abana bacu muri cya gihe bakoze amakosa tubahana gute cyangwa se tubigenza gute? Mu by'ukuri numvishije ari icyo kintu nshaka ko tuganiraho. Nanjye ndi umumama, ndi umubyeyi, mfite abana, mfite ukuntu mbigenza, nawe ufite ukuntu bigenza, ariko biba byiza iyo dukeburanye cyangwa se iyo tuganiriye nyine tukagira icyo tubivugaho. Nkanjye rero Rebecca, hari ukuntu mbibona, hari ukuntu mbyumva. Nanjye nararezwe, nanjye narahanwe, nanjye ndahana, nanjye ndarera. So rero ndagira ngo tubivuge nta kibazo dufite, ariko tutarabivugaho ku buzima bwacu naho turahakeneye, ku buzima bwacu turahakeneye. Ndagira ngo uyu munsi noneho tuvuge ku mubyeyi wabyaye, ubuzima tuvuge ku mubyeyi wabyaye. N'undi urumva turi ku babyeyi. Umubyeyi murabizi neza afata urugendo rwo gutwita, inshuro nyinshi biba biri kuri mama aratwita, akamenya ko atwite kwa muganga, akaza akabwira umugabo we ko atwite, bagasereburetinga. Hari n'abandi rero noneho batabisereburetinga, ahubwo yabwira umugabo we ko atwite kikaba ikibazo. Wa mugore we urinjiji, wa mugore we wahisemo kubyara gusa, ese wa mugore we abo bana uzabarera, nzagutana igendere ngutane n'abo bana, uzabarere wenyine, n'ibindi byinshi. Hari umugabo ashobora kubwira ngo ubonye n'ibyo umbwira, ngo sibyo n'ibyo uri kumbwira. Hari umugabo ushobora kubwira umugore ati ngewe iyo nda nuyibyara ni akazi kawe. Ugasanga rimwe na rimwe umugore agiye gukuramo inda anabifashijwe n'umugabo we, cyangwa se akanagira n'ubwoba mbere yuko umugabo wabimenya, we agahita agenda direct agahita akuramo inda.
hari ukuntu rero biterwa n'ubuzima bwacu tutizeye. Ubuzima bwacu tutizeye uyu munsi, reka tube turetse kuvuga ku mubyeyi wabyaye, ndumva mpisemo gukatira. Iyo muri iyi si tuba dufite ubwoba ngo ejo tuzariye iki, ngo ejo tuzambara iki, ngo ejo tuzanywa iki, ese umugabo wanjye afite ubuhe bushobozi, ese umugore wanjye afite ubuhe bushobozi, ese kuri konti dufiteho iki. Mugashaka kugerageza nyine kugira ibyo mutegura mu muryango, kandi ni byiza. Ni nacyo abantu benshi baharanira, kugira ngo ejo n'ejo bundi umwana wawe atazavuka akaza agasanga nta kintu gihari. Abandi babyeyi nabo bakavuga bati umwana ni umugisha, umwana ni umugisha, urabibona umwana naza. Hari abantu ngewe nzi bakubwira ngo ngewe narabyaye, umwana wanjye kanaka, umugabo wanjye abona amafaranga, abona akazi keza. Undi akakubwira ati ngewe narabyaye, twubaka inzu, mbyaye undi twubaka indi, mbyaye undi twubaka indi, ati ubu turi kubaka etaje kuri uyu nguyu. Ati none umugabo wanjye arashaka ko dukomeza tukabyara, ariko nanjye ndabizi ko kubyara umugisha. Undi nawe yigeze kumbwira ati yari umugabo we, ubwo wa mbere yari umugore, ndamuzi neza, mfite ibihamya by'abana 4, afite inzu nk'esheshatu, bafite amamodoka, bafite ubutunzi, kandi akakubwira ngo buri kintu cyose cyazaga yabyaye. Ntabwo byigeze biza mbere y'uko abyara, umushinga utangira amaze gushyira umwana mu nda. Abandi bakabyara batari kuko ngewe mbyara ahubwo tugakena, ahubwo ngiye ko mbyara ahubwo ibintu bikazamba, ibi bintu biba byesitaye gute. Undi mugabo nawe twigeze kuganira arambwira ati ngewe narabyaye, umwana we wa 3 aduha umugisha, twubaka inzu, ngo afite akazu keza cyane ka konoshi, kandi iyo akuganiza ko ati sinshaka kukuganiza nkubwiye ngo aya mafaranga yaje ate, aya mafaranga yatuguyeho. Ariko barakora, bafite business, ariko hari ukuntu buri Imana igikubita imigisha. Undi nawe akakubwira ati ngewe sinshaka kubyara ntapangiye umwana, ntamufitiye budget, ntabona ibi n'ibi ABCD. Ibi bintu biteyemo ubwoba kandi biteyemo n'ikintu, ariko ngewe ndashaka ko tubivugaho mu magambo make. Ndabyara, narabyaye, nta na rimwe ngewe nigeze mbyara niyicaranye n'umugabo wanjye ngo tuvuge ngo tugiye kubyara. Oya, twebwe abana baza kubw'umugisha. Njya kumva nkumva nonse umwana natwise, cyangwa se narekeye aho kubyara igihe runaka, gusa nyine hari aho ugera ukumva nawe ukeneye umwana. Umwana mfite tumeze nk'aho twari tubizi, twarabirotaga, twarabihanurirwaga, umva twahoraga twumva ko dufite undi mwana mu rugo, abana baramwise izina, abana bamukumbura, abana bakamuganiriza, natwise twiyumvisha ko dufite undi mwana byanze bikunze. Ndetse natwise nko mu cyumweru umugabo wanjye yari yarose ngo abona yigisha umwana. Ariko ntabwo turaganira ngo tumukorere budget, ngo tumukorere. Oya, umwana wacu turamubyara kandi turamurira kandi akabaho nk'uko n'abandi babayeho. Ntabwo rero mbizi nimba twebwe ari ubujiji, ariko ndagira ngo tuganire, turi kuganira abamama. Kandi muzajye munsubiza nimubishobora, muzampamagare tubiganireho, cyangwa se muzanyandikire muri comment. Ndagira ngo ne kubivugaho ibintu byinshi, ntagira abo nkomeretsa cyangwa se nsesereza, ariko ngewe nkanjye wahawe umugisha cyangwa se amahirwe yo kujya mfata mikoro nkaza nkavuga. Imana ntabwo yabikoze kuko byayitunguye, hari impamvu. Rero niyo mpamvu mu byo tuganira byose nubikurikirana neza uzajya usanga harimo umugisha, ni ukuvuga harimo ikintu wiyunguye. Kuko nanjye iyo tuganira ndungukirwa, hari n'ibyo mvuga nari nateguye nkumva hajemo n'ibindi bijyanye nabyo bikurikiranye, kandi njye ntarenzi ko ndi bubabwire. So rero ibintu bituvamo rimwe na rimwe natwe biratwigisha, bikatugira umumaro, namwe bikabagirira umumaro. So rero njyewe ikintu nabivugaho kugira ngo dukomeze tuvuge n'ibindi, ni uko buri umwana ari umugisha. Umwana iyo aje aza mu isi, aza atumwe, aza ari intumwa. Umwami wacu Yesu Kristo bajya kumubyara ntabwo bigeze bohereza mbere
ngo azarya iki, ngo azambara iki, ngo azarara hehe, ngo bamutegurire. Oya, ikintu cyabaye nuko hajeho ubutumwa bukagera kuri Mariya. Abantu benshi cyane ndabizi ko babyara babanje kubirota, babibwiwe, babishatse se babyumvishijemo. Yes, ariko n'uwumva ushaka kubyara cyangwa se nk'uko dutungurwa, abantu benshi turatungurwa n'uko twite, nk'uko dutungurwa n'ibise. Abantu benshi cyane batungurwa n'uko batwite. Nimba mbeshye mu ntera amabuye. Ugasanga rero ahubwo wandi ushaka kubipangira biranapfuye, biranze. Ugasanga biranze, ntibigenze neza, ashatse umwana aramubuze. Ariko umwana aratungura. Na babandi bashatse urubyaro bakarubura, iyo igihe kigeze kugira ngo Imana irubahe, baragiye kwa muganga, baragiye hanze, baragize gute, Imana irabatungura bagasanga nta n'imbaraga babishyizemo, noneho ugasanga baratwite. Mama, nutwita ukabibwira umugabo wakagutuka, uzabibwira Imana ngo Imana wabyumvishe. Ariko ntuzarakare ngo byimbe, kuko twebwe turi umugisha, nitwe tuzana abantu ku isi. None isura mugabo nyine numurakarira, ni umugabo nyine, si wowe gutera inda se, wowe ahubwo umusengere. Ariko nukura abantu n'umugisha, ntuzagire ubwoba nubyara ngo nuko mukena, hari igihe muzakira. Kandi sinangombwa ngo abantu bose bazakire, harimo abazakira n'abazakena. Yesu Kristo yarabivuze ngo abakene muzahorana iteka, ngo ariko jyewe ntimuzamporana. Nibyo koko ntago bamuhoranye yisubiriye mu ijuru, ariko abakene turabafite, turabakene, turahari, muradufite. None se uzabyara uko ufite amafaranga, nuyabura ntabwo uzabyara. Uzarebe bariya abana bakunda gutonganira. Bariya abana bakunda gutonganira inshuro nyinshi baba abana b'umugisha, baba abana bazi ubwenge, kaza arakana keja, ukamureba ukabona umwana w'igikundiro. Ndamuzi umugore wabwiye umugabo we ngo ubu natwise, amucira imbona, amubwira ngo nabonye ibyo mbwira. Ariko my friend, bamaze kubyara, umwana agize nk'amezi 2, yabaye umwana mwiza w'umukobwa n'umuzungu. Ayiwe, aramukunda, amuha ibintu, kandi ntacyo babaye. Nta bintu birenze biyunguye ngo uvuge ngo nta bintu birenze byungu, ariko babayeho neza, mwana bayeho neza, ameze neza, abandi bariga bameze neza. So nagira ngo magambo makeya mu gice cy'ubuzima mbabwire ngo umwana naza muzamwakirane neza, umwana naza muzamwakirane imbabazi, umwana naza muzashima Imana, umwana naza ahubwo muzakore cyane, muvuge mutari ko noneho ko madamu atwite, uhita ushyiramo imbaraga, ukore cyane, urebe biziyongera byikube. Ntabwo nababwira ngo umwana azana n'isahane ye, kuko nta mugore uratwita ngo abyare naza haze n'amasahane n'ibiyiko n'imifuka y'imiceri. Nta n'uramubyara ngo haze n'inote y'igihumbi mu kiganza cye. Kereka abandi bakoresheje family planning zikabananira, nibwo ngo bajya baza bapfumbatije twatuntu. Ntabwo nababeshya ngo umwana avukana isahane. Ariko umwana yaje kwisaba ari intumwa, abaje Imana yamwohereje. Niba ushaka amahoro, niba ushaka umugisha mu rugo rwawe, niba ushaka kubaho neza, ubane neza n'umugabo wawe, ndagira ngo nkumenyeshe ngo uzafate igihe ushima Imana, uvuga ngo natwise, ahubwo ubaze Imana ngo Mana bizagenda gute. Nurangiza ugende rwose uri fier, wumva ko Imana yaguhaye intumwa iri muri wowe ije mu isi. Buri muntu wese afite ikintu aje kumara hano ku isi. Murakoze cyane. Reka dukomeze rero tuvuge no kubana. Ndabona ubuzima mbivuzeho cyane, turakoresha akanya gatoya kugira ngo nanone turanatambirana, ariko nimushaka muzanabimenyere, kuko umuntu avuga uko yumva, nanjye sinzakabya. Rero reka tuvuge noneho twabyaye, twari turi ku buzima, none tuvuga ku by'abana, ku gutwita byadutunguye. Ntuzakore ikosa ngo uvuge ngo ngiye gukuramo inda. Ni umwaka uzabuzanye, ni umwanda. Ibyo bintu ni bibi, tutirengagije ko ari n'ubwicanyi. Ibyo bintu ntuzabikore, ndakwinginze. Imana yo mu ijuru izabigufashe no guha imbaraga ahubwo zo kubyakira. Ubyara uwo mwana uzambwira ukuntu bizaba bimeze.
uzicwa n'inzara nawe ntazicwa n'inzara. Noneho rero bari abana bacu twabyaye iyo bakosheje tubahana dute? Hari ahantu nagerageje kubisoma, ariko nanone no muri twebwe dusanzwe tubikora. Niba wowe ubasha kumva umwana wawe yakosheje, ukumva ugahita ubyimba, ugahita urakara, ugahita uvuga uti ndakwica, noneho ndakwica ugenge, ndakuvuna, ndagukandagira, niyo byagenda gute wenda kwica ntawe uzakumbaza nakwibyariye. Bazi uri kubwira umwana wakoze iki? Ukoze ikosa. Ukamubwira uti arambona. Aho nasomyeho yaranditse ngo ndakwica, ndamwica, ndamukubita, arambona, ndamwereka, arashyiraze, ndamuniga. Bazi ndamuniga, Yesu we, ndamusya. Ngo ndamusya. Ubundi ngo ugahigima uburakari bukakwica, ngo gashyigire gushyigure, ngo ndamucamo kabiri. Kweri aya magambo ni amagambo aremereye, hari n'ibindi tutavuga, hari n'ibyagutse urambona ndakumerera nabi. Hari amagambo mabi cyane aremereye tujye tubwira abana bacu, ndakwica. Rero ibyo bintu ntabwo ari byiza, abamama mubihagarike, tugabanye imijinya. Noneho sasa wajya no kumukubita ukamukubita nk'ugiye kumwica, ugafata umwana ukamuryamisha hasi ukamukubita nk'inzoka, ukamukubita umukandara, ukamukubita umugozi w'amashanyarazi, ukamukubita cagi, ugafata umwana ukazana ikaburi, ukazana inkoni, Yesu we, ukamukubita nk'inzoka ukamukandagira. Ese ndagira ngo nkubaze, iyo umaze kumukubita wumva wishimye? Hari umuntu ukubita umwana akabyimba, hari umuntu ukubita umwana ugasanga yamukomerekeje yabyimbye mu maso, hari umuntu ukubita umwana akamwicisha agahinda akanga umubyeyi. Mama, papa, ijambo ry'Imana riravuga ngo ababyeyi ngo ntimugasharirire abana, ngo bazabazinukwa, barabanga bakabazinukwa. Umwana rwose arakwanga kandi akakuzinukwa. Hari abana muri ibi bihe batagikunza ababyeyi babo, hari abana barakarira ababyeyi babo, hari abana bavuga ati uraho mama arakwica, noneho uraho mama wawe urabureba. Urumva ibyo bintu ntabwo ari byiza, mureke guhahamura abana. Umwana arakosa, wowe uri umutangabuzima, wowe uri umunyembabazi, wowe uri agaciro, uri ubuzima bw'uwo mwana. Mama niba uri umutangabuzima kuri uwo mwana ukuvuze kuri bumwice, ukavuze kumucamo kabiri ngo uramusya, ndakwicisha inzara, none nta biryo ndi bumuhe, akana kakirirwa gatorongera, ukabwira umwana niba yakosheje ngo subira iyo uvuye usanga abandi bana mwari muri kumwe, akirirwa iyo. Ubwo urumva ufite izihe mbabazi, urumva ufite ubuhe bumuntu? Ese uriya mwana ko wamuhawe kugira ngo mwigishe ubumuntu, uriya mwana ubwo umuntu mushyizemo cyangwa n'ubwicanyi mushyizemo? Nawe azabyara abana basye, abavune, abamene, kuko ibyo mwakoze mushyira muri uriya mwana. Usibye imbabazi z'Imana zizamwinjiramo, uriya mwana nawe azamera gutyo, azanarenzaho abakubite cyangwa se ntabiteho. Undi mumama tugiye kuvugaho ni umumama se navuga ngo iki, utajya ubonera umwana abana be, akumva yaba yagiye, akumva yaba adahari, akumva ngo iyo atari kumwe n'abana be nibwo aba yumva afite amahoro. Ntago ari byo. Abana n'abawe, abana baragushaka, baganiriza nawe, wige kubana nabo bakubagana, nyine wige kubana nabo bakosheje, nyine wige kubana nabo barimo kuguserereza, nyine ubyige. None se Imana kutagiduta cyangwa tureke n'ibintu tuyikorera? Ibintu dukorera Imana birakabije. Twebwe noneho dukora ibirenze ibyo abana bacu bakora. Kwitaraza se ngo itwice, bidusye, Imana ngo ituvune. Imana ihana umuntu wayinaniye completely, cyane cyane ihana umuntu yahaye mission ntayikore. Imana ntago turabona umuntu yahinyemo kabiri yavunnye ngo nuko yakoze ikosa, ahubwo Imana ihora ari nyembabazi. Iyo uyisanze irakubabarira. Umwana wawe ujye uvuga utari ko se umwana wanjye yabaye iki, umwana wanjye ni umusazi se,
umwana wanjye afite trauma, wishakemo wowe n'umugore wawe cyangwa se wowe n'umugabo wawe mubanye muri ko ibintu bitarimo gutraumatiza abana, murebe ko atari byo birimo gutuma abana banyu babananira. Uburyo cy'imibereho mufite nimba yarahindutse, ariko imibereho ihinduka n'ubuzima bw'abana mu bwonko kubyakira bikabananira, ntabwo bakuze. Nawe mama urabizi, yo mu rugo rwawe mwagize udukrize, yo mu rugo rwawe amahoro yabuze mu rugo muri gushwana, nawe umera nk'umusazi, nawe utangiye gukora ibintu bicanganyikishije, kandi nawe bagukubise wababara. Natwe dukora amakosa mu ngo zacu ko batadukubita. Yego hari umugabo ukubita umugore, ariko ibyo ntabwo ari byo. Nanone mushobora gukora amakosa nyine mukareba uburyo ki bundi mubikora amatari ko mutakubitanye. Umugabo agakubita umugore ni ukuri. So turi kuvuga ku bana bacu, tugerageze kurera abana bacu neza. Abana barakubagana, bazakubagana. Nta mwana udakubagana ngo azame n'ikirahure ngo aze afate uruntu bite hasi. Urumva umwana yange kurya, umwana azerere, umwana atinde gutaha, atinde kuva ku ishuri, umwana akeneye bagirwa gukora homework. Usanga abana bamanitse amaguru barimo kureba agafilime bagiye gukora homework. Fasha bari abantu bitogo tuyari kuba bebe, ariko bashiri banjye nkunda. Ubu nsanze muri televiziyo aya masaha. Aya saa masaha yatide mwakweze homework ya mama. Babaze nimba bariye, babaze nimba biriwe neza, babaze nimba bananiwe, ubafashe, ubaganizemo gakeya, niba ngombwa ubasengere, nurangiza ubwa ubafashe no gukora homework ku munsi byakomeye. Wishyiremo niba ataha gasambira ugasanga batatara kikoze homework, wewe wishyizemo tuntu bikajye ntahasamo yambafashe. Biriya bintu bizakubyarira inyungu, biriya bintu bizagufasha. Hamagara kuri telefone baze tantine w'abana bakoze homework, bazimirize televiziyo neza, wabwire nabi buriya nabo bajya batabuka. Ugasanga umukozi nawe araje, mama aravuze ngo dufunge televiziyo, ugasanga bararwanye cyangwa baracwanyuya neza mu cyubahiro, cyangwa ngo tubacunge mubibe remote barayibura. Urumva cyangwa guti mama arashaka ko muvana kuri telefone, babwire neza, utabita ibigoryi, utabita ibintazi, utavuga ko ntacyo bimaze, hari ibyo kukuzengereza gusa, ni ibyo kurya, oya. Bwira abana bawe neza, ni abamarayika, bariya ni abana bazavamo abapapa, ba mama bakomeye bakurenzeho. Yewe babwire neza, ubagire inshuti, nibakura bazakumvira, bazakugira inshuti. Murakoze cyane, ndumva nasoreza ariko nanone nibigeraho bakoshejeho na wabacisha akanyafurata, n'akanyafu nako karemera. N'ijambo ry'Imana byarabivuze ngo ntimuzatetesha abana banyu, ntimuzatetesha abana banyu ngo inkoni ihana umwana ntikabe kure y'umubyeyi. Ushobora gukoresha inkoni y'amagambo ukaganiriza umwana wawe bitewe n'ikintu yakoze. Ushobora gusanga umwana ari gukubita umwana mugenzi we, ukagira icyo nawe ukamushishaho kamwe tubikuye ngo mwumishe ko yababaje mugenzi we. Ushobora no kumukubita pe, ariko wikubita umwana nk'umwishe, nk'umuvuna. Noneho kandi wimukubita ukoresha ibigambo bibi, umubana barahahamutse. Ubutaha tuzaganira, reka dukomeze kuvuga no ku bana, ntacyo bitwaye. Uko tuzajya twumva umwuka tuyobora niko tuzajya tuganira, kandi byose tukabicisha no mu ijambo ry'Imana. Nubwo tutaba twazanye ibira ngo dusome, ariko twese tuzi Imana kandi turayubaha, kandi tugendera kuri kondisiyo zayo. Rero nibiba ngombwa uzamuhane, ariko reka gukubita umwana umuto ukamuvuna, mubwira nabi, oya, muhane neza abana banyu. Ariko biba byiza mwabaganiriza mukabereka isi. Niba bamaze gukura mubyiza ukuri, umwereke ko ibyo bintu arimo kwigira byo kwanga ishuri bizamugaruka. Mwereke, umubwire uti mwana wanjye urimo kubona uri kwiga section, urashaka iyi section ariko wiziye, ubimubwire neza, umwubashye. Uzabibona abantu bafite abana bakuze nibwo babona yuko bafite abantu bakomeye. Hari umubyeyi udashaka gupfa kugira ikintu abwira umwana we kuko yarakuze,
afite ubwenge, niwe afite kwihitiramo. Tangira umwigishe kwihitiramo akiri muto, tangira kumwubaha akiri muto, ubone ko abo bantu uzababazwa ku munsi w'imperuka, uzagera imbere y'Imana ikubaze ngo naguhaye abantu ngo mubane ariko ntacyo wabamariye, warabangije. Aba bana babaye ibirara kubera wowe mama, abana babaye ibirara kubera wowe papa, barankura umogi kubera wowe, aba bana basambanye kubera wowe, bigizemo uburangare ABCD. Nibiba ngombwa mujye musanga abandi babasha abana bakuru mubaganize babwira ukuntu babigenjeje. Wihohotera umwana, winita ibindi bizina, wikwita umwana ikintu cy'ikizina. Njyewe ndi umwana nakundaga kwitemberera, nkumva nimugoroba natembera, ariko njyewe rata njyewe nagize n'umwaka nkundana n'abantu bandusha ubwenge bakuru nibo bankunze, nibo twagendanye, nanjye ndabishinga, rimwe na rimwe mbona nabihumbeyemo, ariko bigatuma wenda umubyeyi akurakarira akavuga amagambo mabi, nta kwicarije wenda ngakubwate mwana wanjye arakondagura arakupita arajugunya hariya. Yesu we, ukamwita izina, ukamuhimba ikintu cy'ikizina mu rugo, niba akunda kugenda, niba akunda kurya, niba akunda kuvuga, mwibuka amazina muhimba abana banyu. Biriya bintu ni bibi, ntago abana babyibagirwa. Ukabona umwana wawe ni akanyanda, mwigishe gukora, cyangwa se ubona afite utubaraga dukeya, umuhibye abasha gukora, ariko ntuzavuge umwana wanjye ni inyanda ntacyo ashoboye. Mwerekere ibyo ashoboye gukora mama, ntuzareke umwana ngo ni inyanda ngo ubure n'icyo umuhakora. Reba akantu umuhakora ubona ashoboye, umumenyereze buhoro buhoro kandi umubwira neza, kuraje, bizagenda biza kuko Mana yanjye. Reka tugarukira aha, ndabakunda cyane, n'akavura karaguye, Imana ishimwe duhaye imvura. Ciao ciao, Nakimana Rebecca, Uraki Beka TV. Imana ibahe umugisha. Ndifuza kutanza yankoresha video noneho ama-audio ntabwo mbizi, ariko amaudio aroroha, aranyorohera ko mba ndi no mu kandi kazi. Muzajya mubyihanganira, tuzajya tubivangavanga. Murakoze cyane, ndabakunda, mukomeze mukunde Imana, mwubahe Imana n'amategeko yayo yose, mukunde imiryango yanyu, apapa mukundane, mukunde abana banyu, abatwite mububahe, mubahe agaciro, mubahe ibyo bakwiriye, mubahe keya. Bye.